bene wacu oja kugira ngo iyi ni inzoga kuko twebwe ntituza dusobanukirwa ibintu byinshi ni ka fanta nakabonye nagasoda nagacupa ka soda ndavuga igikombe aka gakombe kiriho Skol iki gikombe ni icy'inzoga bwari turi ahantu batwakiririye babuze ibikombe byafa anakora ibintu bimeze neza icyakabiri ngakorana n'abantu bazwi ushize senti mwambonye Jenise nari ndiyo n'ubundi ndacafite gusubirayo ubu tuvuge ko uri mu maboko ya Jenise niki wiyumvaga umeze kuri Davis Entertainment reka twakire Rutazunguzwa comedian international from Uganda karibu Rutwitsi muzi Mego murakoze cyane twishimiye kuba hano twishimiye kuba mwadutekereje kugira ngo mudutumire turishimye cyane ikaze rero mu Rwanda turakwakiriye reka dutangire utwibwira wibwira abanyarwanda ubundi Rutazunguzwa ninde ni muntu ki Okay murakoze cyane Rutazunguzwa ningewe Rutazunguzwa ndi umukomedian hanyuma nkaba umunyamurenge cyane nkora comedy zijaniranye n'ibinyamurenge gusa usibye yuko muri iyi minsi ndi mu guhindura kugira ngo bikomeze ibi bya twese ntibibe ibyabamwe kuko ibyiza birasangirwa yego hanyuma ntuye Uganda Kampala ndi ingaragu sindashaka cyakora ndacyari na mutoya mfite imyaka 8 Rutazunguzwa ati mfite imyaka 8 aradukomye natwe turabyishimiye kuba utangiye gukora comedy ziri mpuzamahanga zitagenewe igice kimwe ngo abanyamurenge cyangwa iki natwe nibyo twari twifuza ese Rutazunguzwa waba waratangiye gukora comedy ryari ese wibuka igihe wakoze comedy bwa mbere ni ryari ese ni cyo igitekerezo cyo gutangira gukora comedy waba waragikuye njyewe comedy nayitangiye mfite hafi imyaka 2 irenga igiye kuba 3 nibwo nagize igitekerezo cyo kuvuga ati reka nanje mbe nakora ama comedy kuko nabonaga mbishoboye kandi iyo wiyizeye buri kintu cyose ukigera hananirana kutiyizera iyo utiyizeye n'ikintu urimo ntabwo wagishobora rero numvishe nje niyizeye numva ko nashobora comedy ndavuga ati reka nyihagurukire nyuma maze kuyikora mbona n'abandi bafana banje bagenda bambira turabishoboye mboneramo abantu benshi ndavuga ati kumbe nanjye niyo bazavuga ngo umutwe umwe wibwira ibisaza kukera nahise numva ari imitwe myinshi duhurije kuri cya gitekerezo canje kuko mbishoboye rero comedy ndayikubitagura ntabwo ingora ni ibintu byanje yego reka tugushimire ati wumvishemo ubushobozi natwe nicyo twumva ese kuba umukomedi ubona ari iyihe ntambwe bimaze kukugezaho muri iyo myaka 3 ubimazemo intambwe nini navuga byangejejeho nuko byanyubakiye izina icyambere nk'ubu ngubu je nari nsanzwe nitwa Pacifique ariko kuri ubu ngubu n'abantu bakeya bampamagara ngo Pacifique kubera nkuko nahinduye izina ndihindurira kubera comedy nitwa Rutazunguzwa kugeza n'ubu ngubu nijya abantu benshi bari kuvuga rero iyo barivuga mpita numva intambwe maze gutera yuko ibyanje mbakoma ko bibagera uwo munyamurenge mwene wacu yaraje arangije kuzi no mu Rwanda agere hano mu Rwanda aje kwiga icyongereza ageze ku ishuri baramubwira ngo umukobwa yitwa sister araza ageze mu rugo atashi wiwe agere mu rugo ahita hamagara umukobwa wiwe ngo niko ngo sister ngo ngwino hano yewe no umukobwa bura sister bari guhamagara uwari aragera ngo niko sister ngo ntabwo uri kumva urumva yita umwana wiwe sister bene ibyo ngibyo amwita umukobwa mu busanzwe ni harya ni mushiki w'umuntu ariko iwe yise umukobwa wiwe sister sasa none umaze igihe kinini mu Rwanda cyangwa nibwo ukigera mu Rwanda
Nje mu Rwanda mpagize igihe kitari kinini. Mpagize wenda nk'icumweru kirenga. Ndacyari mubisi, ndi mushasha. Mubisi. Bene wacu oja kugira ngo iyi ni inzoga. Kuko twebwe ntituza dusobanukira ibintu byinshi. Ni ka Fanta. Nakabonye nagasoda gacupa kiki. Nagacupa ka soda. Ndavuga igikombe. Aka gakombe. Igikombe kiriho Skol. Iki gikombe ni icy'inzoga. Bwari turi ahantu batwakiririye babuze ibikombe bya Fanta. Baduhera muri aka ngaka. Boja kuvuga ngo nzanywe inzoga. Ese kunywa inzoga ni icyaha kuri Rutazunguzwa? Ntabwo ari icyaha kandi simbitinyira abantu. Ariko impamvu mbitinyira ko babimvuga ntabikora. Yego. Ubona hari icyo zimaze mu buzima bwa muntu cyangwa zishobora kumuteza ibibazo ku buzima bwe? Icyo zimaze sindazimwa ngo menye ibyiza byazo. Ibibazo abenshi nabonye bazinyweye hari ukuntu uzabadroze mu mitwe ukaza usanga umuntu yari umusore ufite ubwenge ariko nyuma yaho kubera kuzinywa ugasanga yabaye nk'umusazi. Muri Kenya aba abantu bazinyweye bita ngo ni bacokora. Arazinywa agasara akaja ku muhanda akaza asigara atora amacupa ku muhanda. Urumva rero ko atari nziza. Ntabwo ari nziza. Nk'urubyiruko rukiri rutoya warugira inama zo kutishora mu biyobyabwenge harimo n'inzoga. Cyakora sinzi icyiza cy'abazinywa icyo bazisangamo ariko nkanjye njyewe nahisemo kandi si ubukristo bwatumye ntazinywa. Cyakora sindi n'umupagani. Yego. Ariko njyewe kuva mbayeho naravuze ati ikintu ntazakora sinzanywa inzoga. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rukiri rutoya ku bintu byerekeranye n'inzoga hanyuma uhite unatubwira gahunda Rutazunguzwa afite muri iki gihugu mu Rwanda? Inama naho urubyiruko ni buriya njyewe ibintu byo kuvuga ngo inama notanga nza mbona inama yanje kabona n'ubundi buriya umuntu wananiwe inama y'umubyeyi wiwe. Buri gihe umubyeyi ntabwo agweza inama mbi. Rero iyo wayirenzeho muri rwa rubyiruko nogahaye njyewe inama je ntaza kunyumva n'ubundi atarumvisha abamureze. Rero gusa umuntu wese aba afitemo amahitamo ye. Njye nivugaho kandi nkavuga ati njye ntabwo nzimwa nabonye ko ari ziba ariko sinshobora kubwira umuntu ngo uzireke. Kubera nk'uko iwe afite ibyiza azibonyemo wenda. Hanyuma gahunda ufite mu Rwanda kuko watubwiye ko amaze nk'icyumweru twitega iki kuri Rutazunguzwa nk'umukomedian mushya ukiri muto uzamuka uri mu Rwanda kandi ubimazemo imyaka 3 u Rwanda rugutegema iki? Ikintu kimwe cya mbere akazi kanje ndizera nkuko kagiye kuzamuka cyane. Narakoraga ngakora gahoro iraza Uganda na za Kenya nkuko nagendaga ngira imbogamizi zimwe na zimwe. Ariko kuri ubu ngubu hari ikizere yuko ngiye kuzaza nkora kandi ngakora vuba nkanakora ibintu bimeze neza. Icyaka ngakorana n'abantu bazwi. Ushize senti mwambonye Genesis nari ndiyo n'ubundi ndacyafite gusubirayo. Ubu tuvuge ko uri mu maboko ya Genesis, waba waratangiye gukorana na Genesis cyangwa ni wari watumiwe hariya muri Genesis Comedy? Nje nari natumiwe ntabwo ndi umukozi wabo. Gusa nyine ntabwo mvuze ngo wenda nabyanga kumuba. Ariko ntabwo ndageraho kuvuga ngo tituraganira kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo wenda mbe nabakorera. Ubushize gusa nari nagiye nko mutumigwa n'ubundi ninasubirayo nzasubirayo nko mutumigwa. Niki wiyumvaga umeze gute umunsi wakoranye na Genesis Comedy, umunsi wa performance kuri iriya stage? Ese stage za mbere umaze guperformingaho zikomeye ni izihe ushobora kutubwira nka platform zakubakira izina muri uru rugendo? Utubwiye n'uburyo wiyumvishe kuri wa munsi uperforminga muri Genesis Comedy. Umunsi performinga ara muri Genesis niyo stage ikomeye nagiyeho ya mbere. Ariko izindi nazigiyeho zitoya kuri iriya. Umunsi nyigendaho bwa mbere
ejo bundi mbabwiza ukuri guhera mu gitondo nzi kuko twari dufite gukora ijoro Jenny zibakora nijoro guhera mu gitondo naza njya kumva n'ibijyo ko birananira yego kubera iki nari mfitemo nk'akantu k'ubwoba navuga ati si ibintu nza gukora biraza kugenda neza ariko kubera ko Jenny zari ukuntu bakora ibintu neza baja kuguheza stage hari aho wabanje kunyura noneho ahandi wanyuze iyo uharenze uba wifitiye icyizere cyo kuvuga ati bijya nakoresheje n'ubundi nzabikoresha hariya bize kugenda neza icyo kintu nicyo nabonye kiza cyamfashijeho kigatuma n'ubwoba busa n'ubushira ariko mbese n'ubwoba bwarangiye gusa ngitambuka bahamagaye izina ryanje bahamagara izina ryanjye ndatambuka ntambuke ngera imbere numva ubwoba burashize yego kandi bwahise burangira burundu tibuzonongera kuba wow ni byiza cyane biradushimishije kuba